abashumba bose bagiye Uganda, nkubwire ibintu bine bizababaho. Icya mbere, bazazana sida bose, n'abahanuzi bajyaho bakajya gukambikayo, bagahungisha imiryango yabo, bagata abagore, bakajya gukora insengero iriya, bakajya kwiba mu Bugande. Umva ikintu Imana izabahemba. Icya mbere, Imana izabahemba sida. Icya kabiri, hari abazajya baza ari imirambo, nyamirambo. Icya gatatu, hari abazajya baza ari imyite. Icya kane, urumva, ntago hari abo tuzagemurira mu magereza yabo. Yego. Urumva, twifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi. Niba uri mu gitondo, nkwifurize igitondo cyiza, muri mugoroba nkwifurize kugira umugoroba mwiza. Ngende wari nk'ibisanzwe, uyu munsi nongeye kugira umugisha wo kubana na Rivera Pasteur Jean Justin mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi rero ngo dufite amakuru atariho ivumbi, ubwino buremereye, bukomeye, buhambaye cyane. Ese abantu wigeze babwira ko hari cano yitwa Ubushyuhe? ngo hari cano ngo yitwa Ubushyuhe yaje. Ubushyuhe ifite sabe 6 ziruzuye, irakaze yicana mu masaha 2 isigira sabe 6. Abantu mwandika Ubushyuhe TV, munyarukireho rwose, mukore subscribe. barajya basangaho ifoto ya Rivera. Ibintu byinshi muri bugende mubonamo, ni ahantu hagiye kunyura ibintu by'amateka nyine. Urumva Ubushyuhe ni ibintu bikomeye cyane. Iki gihe abantu nta bukonje buzajya buharangwa. Ubwo abantu banyarukire kuri Ubushyuhe, babirebe neza, mujye mugacana. Nimba mvuze update za danje, noneho ya makuru mwe mwaboti jiste ko nta gakiritura runaka, ya yandi jya ku Bushyuhe. Ni ibintu bishyushye nyine. Uzi kakonje ntakanda yadahirayo, udata umwanya. Ariko nimba ari Ubushyuhe, nimba wumva ukeneye ibintu bya vabo nyine bikubita, jyaho niho amakuru ya nyayo noneho agiye kwerekeza. Ninjira mu kiganiro muri ubu buryo, ariko bitenza cyushe cyane, cyushe no komeye, nakankomeye nkomeje. Uvuze ku izina rya Pastor Mutesi burya ngo birangira akaga. Ibi bintu narabibabwiye. Abantu bo babonye comment zivuga uti mwondekereze kera ndaje nze munyuze akanyafu. Hari n'izindi comment zagiye zivuga ngo wowe ni gute ufite inkota none uragira ngo nkutere inkunga noneho y'ubuhiri. Iri zina hari abantu ngiye mpora ndibabwira ntimurarisobanukirwa. Ubundi iri ni izina uvugaho urivuga nabi, Imana ikamanuka mugahura mugasekurana. Mutesi yigaramiye. Mujya mubona Mutesi ashombora abantu, buriya ngo na wa mugabo wiriye urivugaho ngo si bimeze neza. Uramwibutse cyane? Iri zina ni rya zina uvuga rikabana ibintu byose. Ubu ngewe mu gihe Mutesi atarazi iwanjye, tibwira ko nabanurwa. Mutesi ahantu uri n'umuryango wa Feredina n'umugabo wa Feredina, nimba ureba iki kiganiro, nkusabye gutera intambwe mubyeyi, mu byubahiro mugombwa, ukanyaruka ukagera mu Nkoto ukantabara, kuko ibintu byose byarafunze. Umenye ko nudatabara vuba ndi busebe n'abana baburaye badusohoye no mu nzu. Ariko umunsi azakandagira iwanjye, ntureba biriya bintu papa Butangaza yamukozeho akisekera. Biriya papa Bitangaza nyine ari ikintu rero abantu bataramenya. Buriya Mutesi ushaka kumwiba umugono, ushaka ko Imana ikubohora, nimvuga Imana ye ntago akorera Ryangombe cyangwa Nyabingi. Umutega yaje iwawe akagusengera, ariko akakurambikaho ikiganza
ariko kumwe avuga ngo mwami Yesu ngo urugo uruhe umugisha, ahubwo n'ibyo wamuvuze nabyo uragumya ukabyishyura. Buriya papa bitangaza, ujya ubona ibiganiro akora by'ubwiyahuzi byo kugira ngo arebe ko basi yabona utuviyuzi, ariko buriya ririya zina riracyamubannye kuko yarikoreye ibishitani byinshi, noneho ryo ritera intambwe riraza. Baba barumvisha ibiganiro papa bitangaza agiye akora kuri Mutesi. Rero kuko babikoze macuri, ubundi papa bitangaza nibo bari gutera intambwe bakajya kwa Mutesi, ariko kuko Mutesi yaraje atabaye, nicyo kintu cyabaye kinakomeye, kuko buriya papa bitangaza kugira ngo azigobotore nuko azatera intambwe n'umugore we bakajya kwa Pastor Mutesi bakamusura, bakamusaba imbabazi y'ibyo bamukozeho, kandi birura binashari. Mu gihe utarasaba imbabazi Pastor Mutesi ku kintu wamukozeho kandi kikamururira, ntago Imana yaguha agahenge, kuko ijambo ravuga ngo ni se w'imfubyi akaba umugabo w'abapfakazi. Uyu Pastor Mutesi igihe cyarageze akajya abaho mu buryo bumeze nk'ubupfakazi kandi atarapfushije umugabo. Urumva? Rero ni ukuvuga ngo Pastor Mutesi, ndagira ngo nkubwire wowe nkurikiye, mwijundika, ariko Imana ye nikwijundika izahita inagucira. Murahangana. Imana ya Pastor Mutesi yarutse Ezekiyeli, Imana ya Pastor Mutesi yarutse Vitali, Imana ya Pastor Mutesi yarutse Gerard, Imana ya Pastor Mutesi yarutse Karosi na Kabuti. Imana ya Pastor Mutesi ibi ndabibabwira ayo ndimo nge buretse. Imana ya Pastor Mutesi yarafashe iruka Pastor Juste, Imana ya Pastor Mutesi yarafashe iruka Korode, Pastor Korode. Imana ya Pastor Mutesi yarafashe iruka umuntu witwa Damu. Imana ya Pastor Mutesi yarafashe iruka umugabo witwa Paul. Imana ya Pastor Mutesi yarafashe gutyo, ntituzi igihuru yahambiririyemo umugabo witwa Paul umwamwisi indaya. Imana ya Pastor Mutesi buri igiye gufata n'abapasiteri wari wambaye ne, imufata imijwigirize, imubwira uti wowe mwana wanjye akora ubukwe nk'aho agashimye ubukwe yakoze, uze umwita indaya. Buri igiye kumufata imukuremo iriya ne, iriya kora. Nanjye kuba yaburiwe irengero kagiye kandyohera, kubera yuko buri urumva. Ariko rero none se urwishigishe yararusoma comment, ariko comment ntibazisomye. Comment uriya mujyama ngo yari Paul wabuze, ngo yarongoye ihene. Paul wabuze ngo bamukoye hejuru y'umukecuru. Paul wabuze. Comment ntizihari, situzifite screenshot. Isiko zavuga ngo yavuye hakurya iyo za Juba yarananiranye. Paul uyu wihandagaje kuvuga Mutesi, wumva ukuntu ikibuno gishukama by'ibitari bujyane, gishukama by'ibitari bujyane. Ezekiyeli ni ikibuno, ni amabyi. Mwana ubwo sintukanye mwana imbabarire. Urumva nyine hoya ntago naguye, ahubwo nyine biba bitewe n'umugani, kuko Ezekiyeli we yibereye kuri kiranuka yiwe, niyiyere senkanira izaza zarihembwa. Ikindi kiri gutanga amahomfa cyashishikaye, kiri kuvuga ibiropfaropfa. Kiba kirose nabi, burya ngo umbwa yarose nabi burinda buke. Kiraje ngo atwane Rutayisire afite umwana hanze, kiraje giharabitse umusaza. Ngaho umva ayo masezerano yombi nahura, uyu mwana arapfa. Urumva? Ni ukuvuga ngo kanoni, ako abayumva niryo zina, navuga nti muze uremewe. Kubera iyihe mpamvu? Umugabo n'ubyara, icyo ni icyambere.
ikindi cya kabiri kandi n'iyo ntago ibikorwa iri zina njyewe ntanze gasopo ntago mbivuze kuko wenda Twana Rutayisire akomeye n'ibiki n'ibiki uyu ni umusaza ni papa wacu ni papa wacu yakoze ibintu bidasanzwe ni umusaza wakugira inama aho rukomeye ni umusaza wagutabara aho rukomeye buriya ni nk'umuntu wavuga nta mbabazi twakwiyesura inahita n'ibirundirana nawe aba ni abapapa mani barinze ibintu byabo neza urumva ni abapapa barinze ibintu byabo neza mu buhanga bwabo baba badashaka no kwiteranya n'umuntu uwo ari we wese byamucika akita abantu amapusi ariko nabwo abivuze nk'umusaza nuko abana bahannye baba batumvise urumva buriya hori tujye tuvugisha ukuri uyu munsi wa none ubona ko nk'ibintu bijyanye na divorce byabaye nk'imikino rero nimba byarabaye nk'imikino Antoine Rutayisire ni umwe mu bantu bafashe ingo batangira kwigisha imiryango urumva nimba rero baratangiye kwigisha imiryango tubanze tuvuge iki kintu tugishireho umucyo Antoine Rutayisire ubwe Kanoni ni umuntu wafashe imitima ayigira inama ingo zirubakika abagabo bava mu bubwa barabureka abashaka guta abagore babo barabagumana kubw'inyigisho ze rero weho winyiga guhuma y'ejo urabona Paul mujyeho ntago musebeje nimba bwaki yaramufasha ari umugabo Paul arwaye bwaki ntago wayibonye yarwaye bwaki kandi urabona na Ezekiel yatangiye kuza arebere bene hano bwaki nimba batarya simbizi ntago nkubeshya wewe uza none se ko bandike muri comment mubona Paul na Ezekiel nta bwaki bafite ngiye Paul noneho we yaratongoye nuko utabibonaga abagabo nabo barwara bwaki burya n'abamama barazirwara wari waho n'umumama warwaye bwaki nge ndababona benshi nyine ari abantu babanyuraho bakagira ngo ni amarende muvandi imisatsi bamarendi gacurama nanjye nigeze nyirwaraho bwaki kandi ndi umugabo ahubwo se ndavuze kuri Mutesi utarwaye bwaki zaratongoye ampaye nka data umuntu wese wavuze kuri Pastor Mutesi nabi arwaye bwaki utarwaye y'umubiri arwaye yo mu mwuka ngo nta muntu n'uyu ariko Paul we arwaye yigaragara batanga shisha kibondo ahubwo reka ibihugu byige no kuri shisha mugabo na shisha mugore mugabo na shisha mugore kuko bwaki zigiye kumena imitwe abantu ariko rihera imenekaye buriya ntihazagira ugushuka abapasiteri mwese mwahungiye Uganda mwahunze ububandi n'ubujura bwayo simbishizeho umucyo nimba umwana hori niwirukana nuhana umwana akagucika akajya kwa so wanyu uzamenye ko uwo mwana akubereye ikirumbo birangiye urumva nta garuriro uyu mwana bahannye bakavuga ngo insengero zitujuje ibisabwa ABCD akumva ko amahitamo ye ari uguhita ajya gukora urusengero Uganda ntago Imana yamutumye Uganda yamutumye mu Rwanda ahubwo kuko hari ibintu abashumba bagiye birengagiza ibindi tukabyica tubireba niyo mpamvu Imana yamanukiye mu buyobozi kuko burya nta buyobozi budashyirwaho n'iki ni Imana uko niko kuri hanyuma tutwikomereza akantu uvuze nanjye bakankoze ku mpuzu bakankoze ku mutima yaba asa niyo mpamvu witwaga Rasi wa Efuremu bakaba ngo baba barageze Uganda ngo bikanga
hari abagabo b'abagande ngo baramutse ikigo cy'umukozi w'Imana nabonye muri komenti buriya Garase na Efuremu barwanya intambara ariko bazirwana giswa, bazirwana nk'abaswa. Kuba ubwabyo ugiye gushakwa kurongorwa n'umugabo ukabona abagore barenze 4 baje bavuga ko uwo mugabo ari uwabo, ntago Garase yari kwihutira guhita ashaka. Ibyo koko Imana yari yaramubwiye Efuremu, buretse gato ntago yari atwite, nta nda yari afite pe. Nimba yari atwite wasanga yaravuyemo, ahubwo ubu nibwo atwite. Buretse banza wumve neza, ntago Garase yari gukora ikosa ryo guhita abana na Efuremu nk'abantu bameze nk'aho bafite abo bari guhima. Sinzi nimba iki kintu cyumva. Nuvuga ngo nimba Imana iguhaye isezerano ikakubwira ko uzabana n'umuntu, intambara ziza ngo zitume ugamburuza, uhite wihuta cyane nk'imodoka yacitse feri ngo ugiye gushaka, kandi n'ubundi uwo ntaho yagiye. Sinzi nimba unyumva. Garase yari kwitonda n'uyu mwaka ukavamo, za ntambara z'amadivorce, bya bibazo byose bikarangira. Sinzi nimba uri kunyumva. Ariko kuko atigeze ategereza ngo babanze basengere urugo rwabo ndetse basengere n'urukundo rwabo, hari ingaruka zo gushaka biruka bagomba gukandagiramo uyu munsi wa none. Ni ba mukeba bari kubwira Garase ngo tuzakwica, tuzagukubitisha inkuba, niko bari kumubwira. Ariko Garase we nta kindi kibazo we yaragize ute yari afite, nta miziro. Ariko ibyabaye n'induru zabaye hariya ntashaka gusubiramo, zikurikiye ifamiye, kandi uburyo ki bakoze mu bukwe bameze nk'abafite abo bari guhima. Uvuye Uganda tubonye barimo baguha inkoni y'ubushumba, tutazi ngo ese mwarishingiye, mwagiye mu murenge ryari. Nabo ubwabo bazi ko ibintu byabo bifefetse. Sinzi nimba ubyumva rero. Rero Garase ikintu bimusaba ni ukwegera Imana, kuko buriya hori ikintu nkundira Imana yacu, nta rugero wagera itagutabara. Bakoze ikosa ryo kwihuta ariko begera Imana, kuko urabona ubu bafite ibibazo, bafite intambara, barakennye. Garase inda yamuguye nabi, yarananyereye yikubita hasi, ibitaro, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ese yaba ariyo mpamvu bivuga ko buretse gato, iyi nkuru ya Garase ndayijyana n'inkuru y'umumama witwa Mama Vanessa. Uyu mumama nawe uko urugo rwe rwagenze nahereye kera mbibabwira, gusa kuko mba ntabizanye mu gihanuzi ngo ntitire, by the way nge ndi umukozi w'Imana, ndi umwana w'Imana njyewe. Ibi bintu naje mbicyaha ariko ntibanyumva. None uyu munsi Mama Vanessa ubuzima ahagazemo, inzu abamo, umugabo kuza acecetse. Ariko aya makuru babwire ko agiye kumeneka. Kamvuga aka kantu wasanga yanagiye. Yego, urumva kuba mu nzu y'ibihumbi 200. Ni mu nzu. Yego. Kuba mu nzu y'ibihumbi 300, kuba umugabo adafite akazi, kuba abana barenze 5, 7 ahari. Ubwo buzima muri Kigali udafite akazi, ubwabyo ni ibintu bikomeye. Kuko reba nanjye iriya mu cyaro bagiye kwinsohoramo. So noneho ndajya mu icyumba na salo. Birakaze.
rero mama Vanessa iyo aza kumva mbere ruriya rugo akarwiyamururaho, ba bagore bariraga, ba bagore bavugaga ngo uzabona amagambo y'abagore papa, ujye uyitondera wowe dukurikiye. Noneho buriya gutwara umugabo buriya uzi ikintu ubona impamvu Imana ikunda Pastor Mutesi, buriya Imana ihora iha akabizu Pastor Mutesi nuko atajya abibona. Buriya Pastor Mutesi nta rugo arigera asenya rw'umuntu jamais, kandi ikindi nta rugo Pastor Mutesi arigera asenya, ntarwo yashenye, yamenyanye na Rusagara, Rusagara ari divorce. Urumva ntabwo urwo rugo rero uba warushenye. Urumva aba bose barugana intwari ntiyabasenyeye. Feredina ni Mutesi wamusenye, ntibari baziranye. Rero ariko izi ngo ubu ngubu imitima bitangiye kubarya kuko naje mwebwe mujye ku Bushyuhe TV nongeye kujya ndakurira imiriro. Umva nkubwire rero aba bamama nkubwiye hari ibintu Garasura inshuti yanjye joteme kwagaranye urabizi pe, ariko kantangaza iri tangazo mama Vanessa sindahura nawe, amakuru mfite nuko untinya kandi ugenda uvuga ngo wakuvuzeho ngo cana isubira hasi n'ibindi. Abantu bose bihamya ko Vitali nyine ngo ko batera umwaka bigize abateramwaka, ariko kamvuga aka kantu, nimba warigeze weho unkurikiye wubaha amavuta ya mama Vanessa, ukubaha amavuta ya Garasi, ukajya gusenga, birakwiriye ko wirengagiza amafuti n'amakosa yose yavuzwe kuri social media ugahamagara iyi miryango. Hari abantu Imana yahaye ubutunzi, hari abantu Imana yafashije. Ntimube mwarakunze aba babyeyi mu byiza, ariko nibagera mu gikombe cy'ishidikanyamana ngo mubatere umugongo. Iki ni igihe noneho weho cyagiye wabonsa amashereka y'umwuka, ni igihe nawe kugira ngo bakonke ibibatunga mu buryo bw'umubiri. Kandi aba bamama Garase n'umuntu witwa mama Vanessa ni ukuri kw'Imana yamamagaye, ni abakozi b'Imana. Ikindi cya kabiri, ni abantu batari inyanda. Nimba mama Vanessa ageze ku kigero bamusohora mu nzu, ni abantu bamuroze, ni abantu bagiye oya, bagomba kwihangana. Gusa nimba hari umuntu bigeze basenga n'ubu basengera, bakabasengera mukajya gusengerayo, iki ni cyo gihe. Abakristo b'iki gihe bakora nka Ali Shabab, ni abantu bashaka kugukunda uri gutya. Ubu umuntu wese wigeze asengerwa na n'ibishaka, nta nubwo ashaka kumva n'iryo zina. Kandi mu gihe yavugaga ngo harahiye hararimbutse hagize ute, barazaga kwa ngo gumamo niwo dukeneye, gumamo gumamo. Rero ni ukuvuga iki? Abantu mudukunda kuko ngo turi mu murongo mushaka ko tubamo, muri ibipagani, nta nijoro mufite. Noneho nge Juste ngeze aho amarariya nsagutse, ngeze aho ubutindi bwansagutse, ngeze aho ndi kwiruka, uri kumpunga. Kandi ngewe cyagiye ibigini bikuzengereje, uri muri bya bigerageza uryama ntusinzire, naguhaye tayimu yanjye ndara amajoro, nguha umwanya turasengana. Ariko ngewe ngezaho ku kigero
bagiye kunsohora mu nzu wampunze, aho abana baburara wampunze. Ubu nafashe abana bose nagiye kubacumbikisha. Enda uzaze urebe nuhabona umwana uzangaye. Kandi mama yarapfuye, data murusha ubukire, ubwo urukumva urwego ariho. Banza wumve se, nta mabukwe ngira, nta data bukwe ngira, ubwo uzumva bagiye ntagiye kubacumbikisha. Urumva ngo hari abantu b'ibiryarya biri aho ngaho bishaka ngo biduprofite turi mu bihe byiza, ariko ejo bundi n'icuma ahantu mu kajoro hehe amavuta akamanuka, Imana igatangira gukorana nanjye, nzajya kubona mbone aro mukozi w'Imana, aro muzajyana ibyo biro byanyu muzarebaho mubyerekeza, kampangane n'umusaraba ndiho, ariko njyewe reka niveho. Birababaje kuba waragiye Garasi akagusengera, akaba ageze aho amera nk'umwite, utabasha kumufasha ngo umuhe n'ikiro cya kawunga, ahubwo ukishimira ko twaza hano tukavuga ngo n'ubundi ntibyari gukunda. Nyine mwe murashaka nze mvuga amakosa ya Garasi yose n'aya mama Vanessa yose, ariko sinayavuga kuko aho bahagaze harasharira. nawe urahazi none gusa nimba hari umuntu wumvisha iki kiganiro, Imana inamfashe, uwite umfashe iki kiganiro kigere ku bantu benshi, kirebwe pe, ndakwinginze. Nimba warigeze ubona mama Vanessa, nimba warigeze ubona Garasi, wikwita ku bagore Fremu ngo yari afite, wikwita ko mama Vanessa yagiye agakora ubukwe agasiga umugabo, ibyo wibyitaho kuko nawe hari ibyo wakoze. Twere gukunda abantu ngo tubaprofite mu bihe byiza, noneho nibagera mu bihe bikomeye wa muntu utangire kumufataho ijambo. Erega kuba hahise hanjye narindi umusambanyi, kuba hahise hanjye hari ibyo nakoraga nkakizwa ukamenya ngijijwe, kuba ndi kuguhanura bigasohora ntibivuze ko intambara nazirenze, ahubwo nibwo nzitangiye.
rero umuntu akubaza amakuru umuntu akamuha acuritse akamuha ashaka kumva akamuha ashaka kumva nyine akumva aranezerewe. Njye nabwiye Imana nawe Uwiteka ujye umpa mesaje y'umuntu turi kuvugana, umpe mesaje y'iteraniro ndimo, ariko ntuzongere kunsanga ngo umpe amamesaje y'abantu wenda ngo nguhamagare ngo waroga Imana irambwiye oya, kuko ari uguha mesaje umuntu najyaga mpamenya nabifatiye ayitatu wajya guha mesaje umuntu akagira ngo